Nanone reka twongeye tubasuhuze bakunzi bacu kuri Rwanda Burundi TV, ngira ngo murabibona ko twongeye gutumira Pascal mumaze kumenyera kuri no channel adufasha mu bintu byo gusubira inyuma tukara mu mateka ku bintu byaragenze ndetse akabihuza n'ibihe turimo. Pascal wasuza abadukurikiye nanone. Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza udahwema gukurikira ibiganiro bya Rwanda Burundi TV. Ni ibiganiro rero byibanda kuri politike by'umwihariko, ariko tukareba ibiri kuba ibintu biri mu nzagihe, byaba ngombwa tugasubira inyuma mu mateka tukareba inkomoko yabyo iyo bibaye bifitanye isano. Tukiraho ku nkomoko rero mu dushyigikire kuri chaîne yacu nshyashya abareba Rwanda Burundi TV, mujye mureba na televiziyo Inkomoko kugira ngo mumenye ibintu bijyanye n'amateka cyane. Ibintu biganiro naho mushobora kubihasanga mukabana natwe, ariko mwibuke kudushyigikira nyine mukandaho kuri subscribe. Nimba ukunda ibiganiro bya Rwanda Burundi TV wibuke gukanda kuri subscribe n'inzogera. Tukwifurize rero kugubwa neza kandi no kubana natwe mu biganiro byacu. Ubundi Inkomoko TV uzajya ukunda kutwereka iki? Muri makeya Inkomoko TV nyine bishingiye kuri iryo zina Inkomoko ni ibintu bijyanye n'amateka, tukareba ibintu biri kuba uyu munsi byahereye, umuzi wabyo n'uwuhe. Ahanini ni ibyo ngibyo, haba hari wenda n'ibindi bidafitanye isano n'uwo muzi, ariko tubona ko bishobora kuba bifitanye isano n'ibyaturutse muri iyo mizi tuvuga cyangwa mu ntangiro zabyo, tukaba twabigarukaho. Dukunze kumva abantu bitwa abafilozofe. Ubundi umufilozofe ni muntu ki? Ubundi filozofi ni yigamitekerereze, ugerageje kugenekereza mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Filozofi ubundi bivuga yigamitekerereze, ni hamwe mu buryo umuntu runaka ashobora kuzana igitekerezo kigasesengurwa biciye mu kuganira no gushingira ku nyurabwenge isanzwe ihari, abantu bakaba bakwemeza ko umuntu yavumbuye ubumenyi bushyashya. Ibyo bintu bya filozofi byatangiye nko mu mwaka? Urebye ubundi tubara ko filozofi mbere yuko Socrate niwe twita umubyeyi wayo avuka, filozofi yari iriho, ariko ntabwo bivugwa ko yari ikomeye cyane. No kuvuga ngo tubara ko filozofi yatangiranye n'ivuka rya Socrate mu mwaka wa 470 imbere ya Yesu Kristo. Ni kera cyane. Ni kera, ariko kuva Socrate yavuka hari abo yavutse wenda turabivugaho mu kanya, ariko ababyeyi be n'uwo bita Sophoniskis wari umuconzi w'amabuye, kubera ko mu Bugereki ibintu by'imyuga ya kera cyane hari harimo kubaza, guconga amabuye. Akavuka no ku mubyeyi w'umugore bitaga Phaenaeta wari umubyaza cyangwa se aba midwives mu Cyongereza. Abo nibo babyeyi ba Socrate. Tubara ko rero filozofi buriya yatangiye Socrate avutse, nubwo mbere ye yari hari ariko yari itarafata isura nk'uko mu bindi bintu bitandukanye. Technology, babara ko technology buriya yatangiye kuba technology neza internet ivutse, ariko uko mbere ya internet technology tabagaho, yabagaho ahubwo ni kwa kundi umuntu azagakora itandukaniro mu kintu ku buryo ubumenyi bwose baba bumushingiyeho. Niyo mpamvu rero babara ko filozofi ubundi yatangiye neza mu mwaka wa 470 ubwo Socrate yavukiraga mu mujyi wa Athene mu Bugereki. Ubundi filozofi kuki bayizanye? Ubundi yari imaze iki? No kuvuga ngo mu isi ya kera habagaho intwari zabagaho ni zimwe zonyine. Mu isi ya kera mbere ya Yesu cyangwa no mu myaka ya mbere, no kuvuga ngo habagaho intwari z'ubwoko bumwe bwonyine. Intwari zabagaho n'abantu babashaga kurwana, abantu batsindaga ingamba. Umuntu warasha abantu benshi mu rugamba akabica, ubwo n'abanzi ntabwo twakoresha ijambo abantu kandi baba bahanganye. Umuntu wabashaga kwica abanzi benshi yitwaga intwari y'igihugu icyo gihe. Filozofi rero kuva Socrate yavuka, ari nabyo nagarukagaho, haje noneho guhimba ubutwari bw'ubundi bwoko. Ubutwari budashingiye ku ntambara no kwica abantu benshi, ahubwo ubutwari bujyanye no kuvuga icyo utekereza kikaba cyavamo inzira ibintu bizakorwamo kandi bikagenda neza. Dukunze kubona amazina y'abantu bavuga muri filozofi Abagiriki. Yego. Ese kuki si icyo gihe n'Abagiriki babaza ubwenge icyo gihe? Abagereki ni cyo gihugu usibye wenda Abagereki dukuyemo ibyo kurwana, kubera ko iyo bavuze kurwana ubundi bavuga global power. Global power rero
bwari ubwami bw'abami bw'abaromani nabwo bwigeze kwigarurira isi cyane mu myaka nk'iyo ngiyo n'ubundi. Ariko abagereki ni abantu babayeho b'abahanga, turaza gutanga ingero nyinshi z'ibintu abagereki bavumbuye. Ariko wowe dukurikiye ushobora kuba warize imibare, ntekereza ko umuntu wese wize imibare bagiye bamubwira amateoreme menshi atandukanye usanga yaravumbuwe n'abagereki. No kuvuga ngo ni igihugu kiri mu bihugu byakangutse mbere cyangwa byavutsemo abantu bafite ubwenge karemano Imana yabahaye, kubera ko ibintu hafi ya byose byahimbwe muri iyi si n'ibyo twe tukigenderaho n'abagereki babihimbye. Niyo mpamvu tuvuga ko ubugereki tubara ko ariho filozofi yatangiriye, ariko bikagaruka ku ivuka ry'umubyeyi wayo Socrate. Hari amakuru avuga ko Pythagore yaba yaraje hano muri Afurika kwiga, akigara mu Misiri igihe hatuye abaturage bitwaga Kemete. Byaba ari byo? Birashoboka cyane, kubera ko nubwo twe twivugira Misiri y'iki gihe kiragiye no kuvuga ngo ubwami runaka iyo bwabaga bwarigaruriye ahantu bwarahatsinze, urabizi ko amategeko y'intambara za kiriya gihe, iyo umwami runaka yatsindaga ubutaka, ubwo butaka yarabutwaraga n'abaturage bakitwa be. Mu buryo busanzwe bwa geography ashobora kuba yaraje mu Misiri, ariko hara mu Misiri hakaba hatari mu Misiri, ahubwo wenda hari mu butaka bw'ubwami runaka. Nubwo buryo yahaje, ariko kuhaza byo nibyo, kubera ko ubugereki mu buryo busanzwe ku bantu bazijeho cyangwa bayikunda, iyo urebye ku ikarita isanzwe y'isi, ibihugu biri mu majyepfo y'Uburayi, ubwo ndavuga Ubutaliyani, ubwo bugereki, ibihugu nka San Marino, wajya no ku ruhande rwo mu majyepfo y'uburengerazuba za Espagne na Portugal, ni ibihugu bituranye cyane na Maghreb cyangwa se ibice byo mu Barabu muri Afurika. Ni ukuvuga ngo ubwami bwa kiriya gihe umuntu watsindaga ingamba za hariya hantu inshuro nyinshi wasangaga yarigaruriye biriya bihugu byose. Mpamya ko rero ariyo mpamvu Pythagore ashobora kuba yaraje hariya muri biriya bihugu by'Abarabu y'iki gihe, ariko hari mu bwami n'ubundi bwa kiriya gihe, ubwami bari barigaruriye. Abantu bitwa Abanyakemete bazimiye, amateka yabo atajya akunda kuvugwa, hari ikintu baba baziho? No kuvuga ngo ntabwo ari byinshi cyane nabasomyeho, ariko usibye n'abo ngabo hari n'ubundi bwoko bwinshi bw'abantu bwagiye buzimira bukava ku isi bugashira, ariko atari uko wenda bari abantu bari aho baciriritse cyangwa badashoboye, ahubwo mu myaka ya kera mbere yuko wenda abantu bazana tekinoloji cyangwa tekinoloji za mu bintu, hakundaga gutera ibiza runaka, ikiza nk'umwuzure kikica agace k'abantu, ibirunga bikaruka bikabica, indwara z'ibyorezo zigatera batazi uburyo zirindwa n'uburyo zandura, ugasanga zishibi amamiliyoni y'abantu. Nubwo buryo bashobora kuba barazimiyemo, ariko mu ntambara bivugwa ko barwanye zose, nta ntambara tuvuga ngo barayitsinze wenda bigarurira ubundi bwami, bari bakomeye n'ibyo mu gace, ariko nanone babaye mu gace kagoye cyane, kubera ko kari agace kari agace ubwami bw'abami bw'abaromani bwagenzuraga, kubera ko nibwo bwami babara ko bukomeye cyane bwabayeho. Uyu munsi iyo tuvuze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni super power, ni igihugu kiyoboye isi, ariko ubwami bw'abami bw'abaromani yari global power, bwari ubwami bw'isi yose, buyobora isi yose, buvuga ijambo rikijyana ahantu hose. Hara mu Misiri hari piramide, imwe mu piramide azwi cyane yitwa piramide Khufu. Bivuga ko ari piramide byibura imaze imyaka 4500. Iyo ugiyemo imbere ubona bino bintu by'amatriangle, bino twigisha muri geometry, biranditse ku nkuta. Nyamara bakahita babyitira ngo ni Pythagore wabizanye. Ariko urumva mu by'ukuri Abanyakemete nakubwiraga b'Abanyamisiri ba kera cyane birabura, nabo babishushanyije ku nkuta. Pythagore rero bivugwa ko yaje hariya zira piramide zimaze kubakwa arabisoma, noneho we ahita abipiburiya. Birabwitirwa, ariko ubundi ntabwo ari ibye. Memo no muri biriya kino gitabo bita Itangiriro kiranditse neza ku nkutara muri piramide, ariko kuvuga ngo ni icya Mose. So rero ubutawenda uzadushakira amakuru kuri abo bantu bitwa Abanyakemete ba kera. Kuko zira piramide n'abantu bazubatse kandi batari baratubona. Tunabivaho wenda tuzabigarukaho mu kindi kiganiro tubirambure cyane, nubwo umunsi turi kuri filozofi. Ariko Abanyakemete ni abantu nyine bari mu ba mbere bagaragaje ubuhanga bw'ikiremwa muntu bwa mbere mu isi, kubera ko usibye kuba mvuga ngo ubugereki buri mu bazanye civilisation za mbere zikomeye zirimo niyo filozofi, ariko Misiri nayo utondekanyije ibihugu kimwe nyuma y'ikindi, bihugu
bitatu bya mbere byabayemo civilisation z'abantu. Misiri yaza muri 2 nta nubwo yajya ku mwanya wa 3. So kuba rero abantu baho bavumbura ibintu hanyuma undi muntu akaza kubyiga ni ibintu bisanzwe tuzagenda tubigarukaho. Ariko rwose abanyamisiri bigishije si ibintu byinshi byigishijwe byavuye mu Misiri. Reka dusubire mu Bugiriki. Yego. Kuko ariho watubwiye ko havukiye iyo mudi ya filozofi cyane. Ese uriya watubwiye mukuru ninde? Socrate watubwiye ko yavutse ariko nari narabivugaho neza uko yavutse. Wenda nari navuze ku babyeyi be. Sophoniskis wari umuconzi w'amabuye na nyina umubyaza midwife cyase nyine umubyaza ubyaza abagore, nta mubyaza ubyaza abagabo, no mubyaza nyine bitaga Fahrenheit. Banitiriye kimwe mu bipimo muri physique bipima ubushyuhe za degré Celsius zibaho. Bira byose no buvumbuzi bw'abagereki turaza kubivugaho. Wenda icyo nashaka kuvuga, Socrate yavutse kuri abo babyeyi mu gace Kantene wari umwe mu miji ikomeye cyane. Yari yubatse yari imiji iherereye inyuma y'inkuta zazengurukaga igihugu cy'Ubugereki. Ariko ako gace Kantene kabarurwaga nk'igihugu kubera ko kari agace gafite igisirikare. No kuvuga ngo bira bipimo by'ubushyuhe Fahrenheit Celsius ni bipimo ngo Fahrenheit yari nyina wa niwe wabyaye nyina wa Socrate yitwaga Fahrenheit. None Socrate mu mibereho yakuze ate? Socrate rero wenda tugerageje kugira ngo tudatera urujijo abadukurikiye, nandi kuvuga ko Socrate yavutse mu mwaka wa 470 mbere ya Yesu, hanyuma apfa mu mwaka wa 399 mbere ya Yesu. Babaraga nyine basubira inyuma. Socrate no kuvuga ngo yapfuye ku myaka 71 y'amavuko. Muri iyo myaka rero 71 Socrate yashatse umugore afite imyaka igera hafi muri 40 kubera ko umugore we Xanthippe Socrate bivugwa ko yamurushaga imyaka hafi 30 y'amavuko. Ariko ngerageje kunyuramo, Socrate no umuntu wakuriye mu gace k'intambara. Ubwami butera ubundi bukabutsinda, ejo bagatsinda. Nubwo buzima yakuriyemo. Ariko umwami wayoboraga Athene wo bitaga Pericles yigeze gushaka gushoza intambara ku wundi mujyi bari baturanye, agira ngo noneho yigarurire igice cyose. Kiriya gihe rero hari hataravuka demokarasi yari yaravutse, kubera ko nubwo abantu zumva bavuga ngo Napoleon niwe wazanye demokarasi, Napoleon yazanye itegeko nshinga. Abantu babikosore guhera uyu munsi, Napoleon ntabwo yazanye demokarasi, ahubwo Napoleon yahimbye itegeko nshinga. Demokarasi rero nayo yatangiriye mu Bugereki. Kiriya gihe umwami yajyaga gushoza intambara agabanza kubaza abaturage agatoresha, hakabaho gutora, abantu bakabyemeza cyangwa bakabihakana. Ubwo rero umwami Pericles yashaka gutera ku gace kandi kari gaturanye na Athene ngo akigarurire. Yasabye abaturage ko batora yego kugira ngo igihugu cyabo kibe gihangange noneho mu Bugereki bwose. Bwari Ubugereki ariko buciyemo utundi duhugu, tukagira abami n'ingabo, akaba ari nk'ibihugu. Athene nayo barwaga nk'igihugu aho Socrate yavukiye. Umwami rero Pericles abaturage hafi ya bose batoye yego. Umuntu utaratoye yego ni Socrate gusa. Yatoye oya, yaramaze kugera mu myaka y'ubukure. Ubwo hari byinshi tutavuzemo, ariko yakuza akora umwuga wa se wo guconga amabuye. Nibyo yakuza akora. Bigeze rero muri ibyo bihe by'intambara barabuze ubwenge, ari umuntu yize iki mbere nawe. Socrate yize ibintu bijyanye, yize ibintu nka 3 ndi buvuge. Hari ibyo bitaga etymology, apana bimwe twandika ngo etymology, ahubwo ni etymology mu bijyanye n'ubumenyi bwabo bw'abagereki. Ni ukwiga gukoresha ibitekerezo, ukiga kumva. Socrate niwe wazanye ikintu cyo kuvuga ngo wige kumva, kubera ko biba bigoye ko umuntu babwira. Yes, kumva nyine ibyo umuntu avuga biba bigoye. Socrate yavuze ko bigoye kuba wavuga ngo numve ibyo umuntu ari kuvuga. Kubisesengura nyine ukumva icyo bishaka kuvuga biragoye kubyumvira rimwe nawe uvuga. Niwe wazanye ikintu cyo kuhagarara ukabanza ugatega amatwi hanyuma ukumva. Yize ibyo bintu rero bya etymology. Yiga ikindi twakwita ni kimwe mu mateoreme bamwitiriye, byo twakwita ibyo yanagenderagaho, yari yarabyize, ibyitwa Epicureanisme. Epicureanisme bwari uburyo noneho bwo kwakira ibyabaye udahangana.
Sokrate yagaragaje kwihangana kubera ko mu nkuru zimubarwaho hari aho bavuga ko umugore we Xanthippe, Madame Xanthippe, yari yaramurembeje yaramuzengereje ku buryo bivugwa ko ngo yigeze kumusukaho indobo y'umusarani, ubwo ni imyanda, ayimusuka mu isura, ariko Sokrate aramwihanganira. Abantu ba hafi ye bajya bamubwira ngo ni iyihe mpamvu ubana n'uriya mugore wawe. Sokrate ni naho havuye yamvugo yamamaye cyane ngo umugore wawe natakugira umusizi azakugira umusazi, nakubera mwiza uzaba umusizi ujye wirirwa uvuga ibyiza bye, nakubera mubi uzaba umusazi ujye umara umwanya munini ukoresha ubwenge utekereza uburyo ki wabana n'uwo muntu mudahuje. Ndi kuvuga ku byo yize ibintu byinshi, ariko iby'ibanze ni ibitekerezo. Yego. Mu ijambo rimwe yize ibitekerezo kubera ko icyo gihe abandi bantu bigaga intambara gusa. Ese Sokrate watubwira kimwe mu bintu Bugiriki yabusigiye kuba kigendera? Ikintu cya mbere yasigiye Ubugereki cy'ingenzi cyane, si n'Ubugereki ko isi yose natwe tubigenderaho. Ukuvuga ngo ubwumvikane bwo muri iriya myaka mbere ya Yesu, muri uwo mwaka hagati y'uwo mwaka wa 470 kugera muri 399 mu myaka y'ubuzima bwe, ubwumvikane bw'abantu bwabaga ari uko umwe atakiriho, yapfuye cyangwa yamanitse amaboko mu ntambara. Sokrate rero ikintu yasigiye isi yose, reka ne kuvuga Ubugereki gusa, nukumvikana biciye mu bitekerezo gusa. Turaza kureba uburyo ibyo bintu byagezweho, ariko gukoresha igitekerezo cyangwa ibitekerezo nicyo kintu kibanze yasigiye abantu. Ariko hari n'abigishwa be yari afite n'intumwa tuza kuvugaho zimwe, ariko icyambere yasigiye isi yose no gukoresha ibitekerezo kurusha amasasu cyangwa imiheto. Yaba yarororotse by'umuryango cyane, yabyaye abana benshi bafite amazina agoye, ariko harimo umwana yitiriye se umubyara nyine Sophoniskis wari warabyaye Sokrate, harimo umwana yamwitiriye, ariko abandi bafite amazina akomeye ntashobora kubasha gusoma. Gusa nabo n'abana bagiye babibitangaza kubera ko bagiye bakurikira ubumenyi bw'intumwa za Sokrate, kandi intumwa za Sokrate zirimo abigishije iyi siyanse, amategeko, imibare n'ibindi byinshi. Tubwire kotsi nk'eshatu yaba yarasize Sokrate. Ikintu cya mbere nyine kotsi nk'eshatu, ya mbere niyo ngiyo nari mvuze kuba bitewe n'uburyo yarabanye n'umugore we Xanthippe batabanye neza, kandi Sokrate akabasha kubyakira, akajya abwira abandi bantu bo ko wenda byabagora nuko umugore wawe atakugize umusizi yakugira umusazi. Iyo ni imvugo yamenyekanye cyane, indi ariko yamenyekanye kuyirusha, ari nayo abantu benshi bagenderaho b'abahanguzi babivuga, banayita mu Cyongereza Socratic paradox. Ni imvugo ya Sokrate yavugaga ngo icyo nzi cyo nuko ntacyo nzi. Sokrate yajyaga abwira abantu ko iyo wageze kuri rwa rwego rwo kumva ko hari ibyo uzi, niho hahandi uba watangiye umurongo wo kwanga kwiga. Iyo wanze kwiga rero, Sokrate yafataga nkaho bashatse bagucukurira imva, burya uba warimbutse. Niyo mpamvu yakunda kuvuga ngo icyo nzi nuko ntacyo nzi. Ikintu kimwe yarazi nuko ntacyo azi. Yavugaga ibyo mu gihe isi yose yamufataga nk'umuntu ahubwo ushobora kuba ufite ubwenge kurusha abandi bantu, ariko akavuga ibyo bintu byaratangazaga. Ariko ku rundi ruhande wareba ugasanga ni nabyo, ugasanga ni ibintu bimeze nkaho ibyo avuga bari ukuri. Ariko Sokrate yari umuntu w'umuhanga cyane uteye imbere, kubera ko ibintu yakoze n'uyu munsi turacyabigenderaho. Wenda nsoza kuri izo kotsi, ikindi cyamenyekanye nuko yabwiye abantu ko umuntu upfuye n'usigaye mu buzima nawe ukwiye guca urubanza ngo amenye ngo ugiye mu buzima cyangwa usigaye mu buzima bwiza ninde, kubera ko ibyo bintu biba bizwi n'Imana. Imana yivugagaho iki Sokrate ni umuntu wemeraga Imana, kubera ko yemeraga ko ibintu nyine bishobora kuba biri uko bimeze. Sokrate we yari umufilozofe. Ubundi abafilozofe bivugwa ko batemera Imana, ariko Sokrate mu nyigisho ze we yayaga avuga ngo Imana ni izi herezo rya cya kintu twe tudashobora kumenya, kimwe cya nyuma. Nk'icyo kintu yavuze agiye gupfa, turaza kuvuga impamvu yamwishe cyangwa impamvu yapfuye n'uburyo yapfuye, ariko yavuze ko baba basigaye, bwo yari ari kubwira bamukatiye igihano cy'urupfu, tuza kureba impamvu yabyo, baba n'abapfuye ntawe uzi
ugiye mu buzima bwiza cyangwa iherezo ry'ibyo bintu usibye Imana. Turaza kongera tumuvugeho neza, ariko Socrate muri makeya twari tubikuririje ku byo yize, ariko Socrate ni umuntu ukomeye cyane mu mateka yacu. Ngaho noneho turebe ko ubuzima bwe bwaje kurangira. Yego, Socrate rero twari turi kubivuga, hagati y'iyo myaka ageze mu myaka hafi ya za 40 nibwo yatangiye kuzana iyo filozofi noneho yo gukoresha ibitekerezo gusa, imwe twavuze ya etymology. Socrate ntabwo ari wa muntu wigishaga abantu ngo azababwire ko hari ibyo barusha. Yarazaga akababaza ibibazo, yari umuntu ubereyeho kwibaza ibibazo, kubera icyo amazi asukika, kubera icyo umuriro ubushyushyu utwika, kibaza ibintu nk'ibyo. Kiragiye abantu bari bize ku ntwaro za gakondo zo kujyana mu ntambara ngo bayitsinde. Yarazaga akaba yaza mu muhanda, nigeze kubivugaho ubwo Pelegres yasabaga abaturage ba Antene gutora yego ngo atere undi mujyi bari baturanye. Yabasabye noneho gutanga ubutaka batuyeho bakabukoresha nko kwitegura intambara. Icyo gihe abaturage baza kwisanga bari mu kivunge mu mujyi bameze nk'impunzi. Icyo gihe Socrate yagize amahirwe kubera ko noneho yatangiye kujya ahura n'abantu cyane. Socrate ntabwo yari afite isura nziza rwose ishomaje nk'uko bivugwa, kubera ko Abagereki bitewe no kuvumbura ibipimo bya bimwe mu bintu byinshi, abantu bakundaga ibintu bipimye bimeze neza. Ariko Socrate yari afite umutwe munini, amaso manini, akagenda yambaye ikanzu n'umwitero wayo, nabyita nk'ukuzi bimwe tujya tubona mu mafilime ya gikristo, cyane cyane ya Yesu, bambaraga ibintu bimeze nk'amakanzu n'imyitero, ariko we noneho nta n'inkweto yambaraga. Ariko agahura n'abantu akagenda babaza ibibazo, noneho bo nyuma bakaza gusanga mu bintu byose bavuze havuyemo ikintu kigomba gutuma bahindura intekerezo. Niko yabayeho, nta muntu yigeze ahatira kumva ibintu bye. Ni nayo mpamvu bivugwa ko nta gitabo na kimwe Socrate yanditse kandi yavutse bandika. Kiragiye Abagereki barandikaga, ariko yanze kwandika igitabo na kimwe kubera ko we yavuze ko nta muntu ashaka agendera ku myumvire ye ku itegeko. Icyo ahubwo warumbajije tunagiyeho ni icyo cy'ubuzima bwe n'urupfu rwe. Ni ukuvuga ngo abaturage bamaze gutanga ubutaka ngo bwifashishwe mu myitozo yo kwitegura intambara zo gutera undi mujyi, byari byasabwe n'umwami umwami wa Antene nyine uwo nguwo Pelegres. Socrate yagiye mu muhanda ko yahunganye n'abandi baturage ko bari bemeye guha leta ubutaka. Hanyuma rero iyo ntambara Antene yarayitsinzwe. Imaze gutsindwa iyo ntambara, umwami araza kongera guteranya abaturage, hanyuma abasaba gusaba igihano baha abarwanyi cyangwa se abasirikari bari bararwaniye Antene. Nyuma yo gutsindwa bikavugwa ko imirambo y'abaguye ku rugamba bagenzi babo ntibayizanye mu rugo ngo ishingurwe, nta nubwo bayishinguye. Yabasabiye rero igihano cyo kuvuga ngo bicwe kubera ko batazanye imirambo ya bene wabo bapfuye, kandi ntibanayishingure. Umwami yabasabiye kwicwa, ariko abaturage bose baravuga bati nibyo nibicwe kubera ko nta kintu bakoze. Intambara barayitsinzwe, ntibashingura imirambo y'abasirikare bacu, ntibabazana no mu rugo. Socrate nanone niwe muntu nk'uko mu gusaba gushoza intambara ku wundi mujyi, Socrate yari yatoye oya, no kwica abo basirikare yatoye oya. Abandi baturage barabyemeraga, wakabihakana. Yumvaga nta mpamvu yo kubica. Yaravuga ati nitubica abasirikare bacu bapfuye barazuka, ese intambara twatsinzwe turayitsinda, birandikwa ko twayitsinzwe. Yumvaga nta mpamvu yo kwica abo bantu. Icyo rero cyari icyaha Socrate yashinjijwe kwigomeka, reka mbivuge gutyo twihuta. Yashinjijwe nyine guhakanya ubwami cyangwa guhakanya leta. Icyo gihe ibyo bintu byari byoroshye cyane. Tavuga rumwe n'ubutegetsi. Yego, bivuze ngo bino bintu abantu bicaho batavuga rumwe n'ibya kera cyane byatangiye kuri icyo gihe. Socrate bamujyanye mu nkiko bamushinja nyine kwigumura cyangwa kutavuga rumwe nyine n'ubutegetsi bwa Antene. Hanyuma Socrate bamuha umwanya wo kwiregura. Muri kiriya gihe cyo kwiregura, Abagereki nakubwiye ko aribo bavumbuye ibipimo hafi ya byose, kubera ko amasaha yari ataravuka, amasaha yavutse nyuma yaho hari ibintu bizwi bapimishaga. Nk'urugero, muri urwo rubanza rwo gucira Socrate urubanza, bakoreshaga hari igipimo bari bafite, bafataga akabindi bakagatobora ku ruhande mu buryo ariko katameneka, igikoresho nyine gikoze mu ibumba bakagitobora bagashyiraho akenge, barangiza bagasukamo amazi. No kuvuga ngo umwanya wo kwiregura kumwe mu rukiko bavuga ngo
ufite iminota 5 yo gusobanura ibi ngibi. Amazi yaramenekaga ari guca muri wa mwenge baciyeho, amazi bayahagarika, ubwo ukamenya ko ijambo ryawe ryarangiye. Sokrate rero bamuha ijambo yaravuze ngo ahubwo mwari mukwiye kubwira antene, ubwo cyari igihugu, ariko mwari mukwiye kubwira ubuyobozi bw'uyu mujyi, ntiyavugaga umwami, yavugaga ubuyobozi, ati mwari mukwiye kubwira ubuyobozi bw'uyu mujyi ahubwo bukazangaburira kugeza mpfuye, kubera ko nazanye ibitekerezo. Uyu munsi bamwe barabyemera abandi bakabihakana, ariko nzi ko ari ibitekerezo byahinduye imibereho y'abanyantene. Kandi koko byari byarahinduye, kubera ko nyuma y'iryo tsindwa ry'intambara abanyantene batangiye kujya bakoresha ubwenge, ibintu hafi ya byose bakabiganiraho bakabitekerezaho. Ikintu cyo kuganira ku bintu cyazanywe na Sokrate cyane. Ubwo rero bamukatiye urwo gupfa nk'umuntu nyine bemezaga ko ibyo yakoze bidakwiye, bamukatiye urwo gupfa, ariko Sokrate yarinze yicwa adafite ubwoba na bumwe. Ni na mpamvu yavuze rya jambo navuze ngo yabwiye nyine bamukatiye urwo gupfa ko yaba ari upfuye n'usigaye mu mubiri nta uzi inzira agiyemo. Yarababwiye mu mvugo ye, ngerageje kumukotinga nk'uko nabisomye, cyangwa nuko n'undi udukurikiye ashobora kuba yarabisomye. Hari abantu benshi basoma, mujye munatwunganira. Yaravuze ngo muhisemo ko ngewe ngana inzira y'urupfu, cyangwa se mpisemo inzira y'urupfu, mwe muhisemo iy'ubuzima murakomeje, ariko aho tugiye, aho ngiye namwe musigaye nta uzi ngo hameze gutyo uretse Imana yonyine. Ibyo ngibyo rero Sokrate yabisomye nyine mbere yo kunywa uburozi, koko kiragiye ntago bakurasaga, ahubwo abagereki bari bafite ubwoko bw'uburozi bukomeye cyane bwitwaga sigwi. Ni uburozi wanywaga bukagenda buca intege ubwonko gahoro gahoro kugeza upfuye. Sokrate rero mbere yo kubunywa yarabanje aranoga arakaraba, aravuga ngo reka mbanze nkarabe mbere yo kunywa buno burozi, ntaza kurusha abagore boza umurambo wanjye. Yari umuntu ucisha make ariko agakoresha ibitekerezo, kubera ko ahantu yanaganiraga n'abantu, n'ahantu yigishirije za ntumwa zirimo Platon ndetse n'uwo bita Xenopho, hose ubu ngubu hameze nk'aho ari inzu ndangamurage. Abagereki bajya kuhasura bakicara bakaganira mu rwego rwo guha icyubahiro Sokrate. Mboyo turebye rero Sokrate tubona ko hari abantu yasigiye uwo murage, cyangwa se abantu bamukomoyeho ubumenyi. Umwe mu bazwi cyane ngira ngo ni Plato. Cyane. Ese Plato we yavutse ate, yakuze ate? Plato nyine yaje kwitwa intumwa ya Sokrate, nubwo mu bindi bitabo byinshi babita abanyeshuri be, ariko banabitaga intumwa kubera ko n'abantu bakunze ibitekerezo bye bakimumenya bakajya bamugenda inyuma. Kumugenda inyuma rero ntago twabyita nk'umunyeshuri, k'umunyeshuri na mwarimu bo baba bafite ahantu bahurira bakiga, umwe akajya muze. Ariko Sokrate witwa Plato ndetse na Xenopho nibo babiri bivugwa ko bari abanyeshuri be bakomeye, ariko twita intumwa ze, kubera ko nibo bantu yahaye ubumenyi bukomeye cyane, nabo baza kugenda bigisha abandi. Uwo Plato niwe wigishije Aristote nawe yigisha abandi benshi. Biriya binyejana byose, cyangwa se biriya binyacumi, niba ari ibinyacumi ariko bararengana, n'ibinyejana si ibinyacumi, biriya binyejana by'aba filozofe barimo n'abejo bundi mu 1800 barimo bariya b'Abafaransa, bose umuzi ni Sokrate, kubera abo babiri nyine bakumukuyeho ubumenyi. Warumbajije rero imikurire y'uwo ngo Plato. Plato nawe yavukiye muri ako gace ka Athene, yakuriye mu buzima bumwe n'ubwa Sokrate, ariko we ntabwo ibitabo bisobanura cyane imyuga yakoze, kubera ko na Sokrate byavuzweho, kubera ko n'umuntu wavutse ku muryango twavuga ko wari wifashije. Kuba ababyeyi be bombi bari bafite imyuga kiragihe, ibintu byari bikomeye byagomba gutuma bamugarukaho. Ariko Plato nawe yakuriye muri ubwo buzima nyine bw'intambara, ahubwo aza kuyoboka inzira itari y'igisirikare, ahubwo ayoboka inzira y'ibitekerezo bya Sokrate, byaje no kumuviramo nyine umwe mu ntumwa zikomeye za mbere, we n'uwo bita Xenopho twari twabivuze. Plato we wabuze igihe yavukiye? Oya, ntabwo nabeshya abantu, ntabwo umwaka mwibuka neza, ariko Plato ni muto cyane ugereranyije na ba Sokrate, kubera ko yavutse hagati muri iyo myaka ya za 500 na. Urumva Sokrate yari amaze apana 500, kuko babaraga basubira hasi, ahubwo ni mu myaka ya za 300 na. Sokrate yari asigaje imyaka mikeya y'ubuzima nk'uko twabibonye.
Socrate wewe yaje gupfa gute? Yapfuye urw'ikirago cyane baramwishe? Socrate nako Plato. Plato amateka yo ntago agaragaza ko yigeze yicwa, ngo yapfuye urw'ikirago, reka tubibare gutyo kubera ko nta n'ingamba yagiyemo, yari umwarimu n'ubundi nk'abandi. Twabyita ko yapfuye urw'ikirago ko ntago yishwe n'intambara. Abantu bose batishwe n'intambara muri kiriya gihe twabaraga ko yapfuye urw'ikirago. Ashobora no kuzira intambara ariko iyo ntambara ikaba itarizwi, bakaba batakwirirwa bavuga ko yaguye mu bitero rero runaka ku rugamba. Nawe hari undi yahereje bita Aristote. Cyane Aristote abantu bavuga ko ari umubyeyi wa siyanse, nubwo babyita gutyo ngo ni umubyeyi wa siyanse, ariko biva kuri Plato kubera ko Plato niwe wazanye ibintu byo kwiga siyanse. Abantu kera bigaga ibintu bakaba bakwiga ibintu bijyanye n'umuryango usanzwe, nimba ari siyanse bakiga ibintu bijyanye n'umuryango. Ariko kiragiye ku gihe cya Socrate we atangira kwigisha, noneho batangiye kwiga gushyira mu bikorwa bino bipimo bizwi bikanandikwa. Ndabaho urugero nko muri Bibiliya mu itangiriro, nta burase ni mu itangiriro niho bihera, ariko inkuru zivuga kuri Yesu cyane mu itangiriro bamwita umuhanuzi uzavuka, ariko Yesu avugwa neza mu isezerano rishya. Mu bitabo rero biriya by'ivanjiri harimo ahantu nyine bavuga aba Yesu avuka, Yesu cyangwa Yezu bitewe n'idini usengeramo, ntihagire uwo nza gusitaraho. Ariko Yesu Kristo avuka bivugwa ko hari abanyabwenge bagiye kumuramya, abanyabwenge barimo n'abashumba. Mu kujya kumuramya rero ntago bari bazi aho yavukiye, nubwo nyine yavukiye Betelehemu nibyo muri Galileya, cyangwa se Galileya aho ngaho muri Yudeya, ubwo ni mu burasirazuba bwo hagati. Bakurikiye inyenyeri, kuvuga ko bakurikiye inyenyeri rero bura n'ubuvumbuzi bw'abagereki barimo n'ubwo Plato umwigishwa wa Socrate. Ni ukuvuga ngo yigishije siyanse ariko kuva mu bintu nyine bijyanye n'amagambo, ahubwo ukagerageza kwapurika fizike yahereye hari ahantu yo kuvuga ngo se kuva Kigali ugera i Nairobi harimo ibirometero ibihumbi 10 n'ijana, ibihumbi 10 gutyo birengaho gatoya. Bakavuga ngo kuva Kigali ugera i Nairobi runo rugendo rurimo ese indege ni yahagenda iminota ingahe, dushingiye ku muvuduko w'indege, tugashingira ku birometero bihari, tugashingira no ku gihe gisanzwe. Ibintu nk'ibyo nyine gushyira mu bikorwa amasiyansi byatangiye muri iriya myaka. Rero ni abantu mu by'ukuri bakomeye kubera ko Socrate muri iyo myaka 71 tuvuga, ibyo bintu abantu bamukuyeho ntago yigeze abimaramo imyaka irenze 30. Yego, filozofi icyo yasize ubona abantu bagenderaho kuri ubu ngubu. Yego, ese kuri ubu hari application za Socrate nk'izihe? Cyane no kuvuga ngo reka nse nubihera mu mizi, nimba abo ba Plato barigishijwe na Socrate na Xenophon bakigishwa Aristote n'abandi, tuhise tunyarukeje ubundi mu kinyejana cya 19 mu myaka y'1800 habayeho abafilozofe bita aburumuri, cyangwa se abafilozofe b'ikinyejana cy'urumuri. Abafilozofe ngo ni philosophe de siècle de lumière, ni ikinyejana cy'urumuri. n'abafilozofe muri ibyo bihe nyine mu myaka y'1800 cyane cyane mu Bufaransa. Hariya rero ku mugabane w'Uburayi ni ahantu Kiliziya yicaga igakiza. Kiliziya yari ifite ububasha mu kujyaho k'ubutegetsi, mu kubuhindura, gushoza intambara. Ntabwo itegeko nshinga cyangwa se itegeko nshinga twavuga rya Napoleon ryashinzwe, ntabwo ryari ryarahaye ububasha umuturage byo kuba bagira uruhare nabo wenda nko mu ntambara. Ariko amaze kuvuka Isaac Newton, nubwo ari umuscientifique ariko bura bwenge bwavuye kuri filozofi, kubera ko Isaac Newton niwe wazanye igitekerezo cyo gusobanura umukororombya cyari cyo. Bibiliya yo yerekanaga ko umukororombya ni ikimenyetso ngo Imana yahaye abantu ko itazongera kubarimbuza umwuzure, ko muri za Bibiliya handitse. Ariko Isaac Newton yerekanye ahubwo ukuntu umukororombya uvuka mu buryo bujyanye bugaragara bwa fizike. Icyo gihe rero ahimba ibyo bintu cyangwa avumbura ibyo bintu muri icyo kinyejana mu Bufaransa, ahantu Kiliziya yari ifite yigeze gukomera cyane ko yigeze no kuhagira icyicaro mu mujyi wa Avignon mu Bufaransa. Ubwo umwami cyangwa se Papa, ntabwo ari umwami, Papa Clement wa gatanu ubwo yayoboraga Kiliziya
yigeze kwimura icyicaro cyayo kijyana Avignon mu Bufaransa. Kiragiye rero kubera ko kiliziya yari ikomeye cyane mu Bufaransa, uwitwa François Marie Arouet, twe twamumenye ku izina rya Voltaire, yasuye Ubwongereza areba Isaac Newton ibintu yakoze, byahise bivuga ko ubwenge Isaac Newton yagaragaje ni ubwenge butagatifu. Noneho kiliziya yahise yemerera abantu kuba bakwizera ubwenge bwa Isaac Newton. Ubundi ntibyabagaho, ubwenge bwagenwaga na kiliziya gusa. Kiliziya niyo yabwiraga abantu ngo ibi murabyemera, ibi ntimubyemere, ntabwo ari byo, ku buryo hari abantu benshi bagiye bajya mu magereza kubera kugerageza gusoma ibitabo bitari Bibiliya. Abandi bavumbuzi nyine bakomeye b'abafilozofe barimo nka ba Denis Diderot bagiye bandika ibintu, ariko kugira ngo byemerwe bagahakana ubuhakanamana bwabo. Nka Denis Diderot yavuze ko atemera Imana, yarabivugaga, ariko yajya kwandika encyclopédie, ni ibitabo bya kera birimo ubwo bwenge twavugaga, burimo nk'uko nguko nyine umukororombyo wavutse ari Newton wabihimbye, bakandikamo wenda ukuntu kanseri ishobora kuba yandura, ibintu nyine by'ubwenge babyandikaga nyuma babanje kwandika ijambo ry'Imana, kubera ko habagaho abantu b'ibwami bavuye no muri kiliziya, bemewe na kiliziya mu buryo bwumvikana, bagenzuraga inyandiko bakavanga iyi ngiyi iremewe, iyi ntiyemewe. Izo bitaga ko zitemewe zirimo ubwenge, abaturage bazisomaga bameze nk'abafata ibiyobyabwenge. Ikibazo rero wari wambajije mpita ngisubiza tunyarutsa, wari wambajije ngo ni nk'iyihe filozofi yavuye kuri abo bantu ariko ikabihara uyu munsi cyane. Icyambere cyoroshye cyane ni icyo ngicyo navugaga, kuba hari ubundi bwenge butari Bibiliya. Kuba uyu munsi wasoma ibitabo ukamenya uko kanseri yandura, ukamenya ko imvura igwa kubera ko izuba ryavuye, ubwo ni ubuvumbuzi bw'abafilozofe. Ntago ari ibintu kiliziya yanditse, byavuye ku bitekerezo byo gusesengura isi, kuko Isaac Newton nk'umubyeyi uw'ubugenge we yavugaga ku isi ari ikindi gitabo. Hari undi muntu witwa Nicolas Machiavelli, hari kintu umuzi? Yego, Nicolas Machiavelli ni umwe mu Bataliyani bakomeye, wanditse ibitabo byinshi abantu bifashisha bashaka kugaragaza urwego rukomeye cyane rw'ibitekerezo cyangwa rw'ubuhanga. Nk'igitabo kizwi cyane ni igitabo nyine asobanuramo amategeko agenga umuntu ushaka kuyobora abandi. Nicolas Machiavelli ni umwe mu bantu banditse amategeko 15 umuntu akwiye gukurikiza kugira ngo abe umuyobozi mwiza. Harimo wenda ntitwayavuga yose, ariko tunyuzemo twihuta. Hari nk'itegeko rivuga ko iyo ushaka kuba umuyobozi, icyambere wirinda gutega amatwi abantu bose. Umuyobozi ntabwo atega amatwi ibintu byose ngo abyumve, cyangwa ngo wifatanye n'umuntu wese. Urira ushobora kurirana nawe, ariko ntabwo ari buri gihe ngo niba umuntu arira murirane. Kugira ngo ube umuyobozi ugomba nyine kwitwara. Mbaye nk'ubisamarayizinga, wenda tuzabibagarukiraho nta kibazo. Mbaye nk'ubinyuramo kugira ngo ube umuyobozi mwiza ku bwa Nicolas Machiavelli, ko ntabwo ari Nicolas Machiavelli, ugomba kwitwara mu buryo butandukanye n'ubw'abandi bantu benshi, kandi ugafata ibyemezo, ukaba umuntu nyine ufata ibyemezo. Tuzabivuga ayo mategeko, tuzabigarukaho wenda. Yego. Ariko njya mbona igitabo cyari abanyagitugu bagisoma gusa cyane, igitabo cya Nicolas Machiavelli. Ariko na Barack Obama buriya perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaracyemeraga, nubwo atigeze abyerura ngo abivuge, ariko harimo ingingo zimwe na zimwe yemeraga. Impamvu rero bivugwa ko abaturage cyangwa se abayobozi b'abanyagitugu bacyemeraga cyangwa banagisoma n'ubu baba bagifite ku meza. Yego, nuko icyo gitabo nta hantu na hamwe muri icyo gitabo, muri ayo mategeko y'ingenzi 15 yanditsemo, nta hantu na hamwe herekana ko umuntu ushaka kuba umuyobozi ajya kuganira n'abantu yita ko baciriritse. Nyine nta bwumvikane bubaho. Tanga itegeko, umuntu niyanga kurikiza, umwereka ibintu wamuha by'ibanze ariko akurikize rya tegeko. Ni ukuvuga ngo Nicolas Machiavelli niwe wigeze kuvuga ngo, ari mu bantu bigeze kuvuga ngo iyo ubonye kugera ku ntego bidashoboka, ntabwo icyo hindura ari iyo ntego, ahubwo uhindura uburyo bwo kuyigeraho. No kuvanga abanyagitugu ikintu bose bahuriraho ni abantu bavuga ngo iki kintu mfite plan wende 5 zo kugikoramo. Iya mbere niyanga ndagerageza, iya kabiri mpaka iya gatanu, ariko sindi bureke gukora icyo kintu. Ariko izo ngingo no kwica babirimo
cyane nta n'umuyobozi utica kuko umuyobozi kugira ngo mbere na mbere kwica bo ntabwo babyita nko kwica ahubwo babyita nko gusukura umuryango mugari kubera ko umuntu w'umuyobozi ntabwo buri ajya yemera ko wenda umuntu wishwe ari umuntu w'inzirakarengane usanga avuga ati wenda uyu muntu yishwe kugira ngo hagire ikintu gikorwa iki n'iki urugero mu myaka y'igihumbi n'ubundi 800 ni muri icyo kinyejana cya 19 abanyamerika bazana iterambere rikomeye cyane ubwo bakoraga uruzi ruhimbano tuzaruvugaho ni uruzi bita Canalerie abantu basoma bararuzi ni uruzi bahimbye bakoresheje amapiki n'ibitiyo n'amarasoro ubwo baruhimbaga rero bagacukura mpaka ruvutse bari harimo ikintu cyo kuvuga ngo turi guhimba igikorwa remezo kizafasha abantu ugasanga bateze urutambi mu musozi bashaka guturitsa urwo rutambi rugaturitsa umusozi ariko uwo musozi ukica n'abantu urumva mu buryo busanzwe abo bantu bapfuye kandi n'inzirakarengane ariko mu buryo bw'imiyoborere nta muntu ujya wemera ko abo bantu ari inzirakarengane babara ko bari gukora ikintu gifitiye umuryango mugari akamaro niyo mpamvu rero abanyagitugu twihuta bakunda igitabo cya Niccolo Machiavelli ngo bavuga ngo ngushaka umureti ngo niba ngushaka amagi ngo ushaka umureti yemena amagi cyane nta amagi ni meza avamo n'izindi nkoko cyangwa ibindi biguruka ariko ntabwo warya umureti utamenye igi ako burari ari igi n'inkoko niki cyabanje ukuvuga ngo ni urugamba rukomeye cyane kubitsinda ariko ngiye kubera ko nemera Bibiliya nemera ko Imana yaremye ibinyabuzima ntabwo yaremye amagi ku bwanjye nyine inkoko niyo yaremye ngaye nguko rero ubwo Pascal reka tumureka ruhuke gato ubwo tuzongera tumutegure tumaze ibindi bibazo bijyanye n'amateka n'ayahuze n'ibyo turimo background yari ngiye Kofi rero nk'ibisanzwe ubwo dusubire mu yindi topic murakoze asante